hari ibintu ngiye kuvuga ntago bijya najyaga mbifa ariko suko ari bibi ngiye njashima nabashangazi rwose njashima abashangazi bigisha abantu ibintu byo bajye babibi ariko se ko tubivuga bakarara babikora bazaretse no kubikora nimba bashaka ubunyanga nimba bashaka ubunyanga mugayo nuko waruvuze harya gwikirije wese ubirira umva rose kuko nuko utumvije kandi wari kubisobanura mbona ndi mumvuga ngo ubaye marene ese wagenda ukavugira umukobwa ngo kugarukira muri saro ngo kugura ibigwi bitenge ngo mu gikoni mu cyumba cy'abashakanye ukahihorera Nago nahihorera ariko uri kunkabiriza. Okay, wenda wagize isoni. Arivera mu kanya. Isoni sezike nta soni z'umukecuru kandi ibyo mbigisha no kuri kuze nubwo bijijije. Ariko Ngire no kuri kuze wiseka. Jawesha. Umugena akoze buka kwa gatandatu ku cyumweru muzindukiyeyo mu gitondo baratonze umurongo apremide ngabo ntibatuma baruhuka tewe rwose sinzi nuko nyene byanarangiye ariko hari amakosa mbona barimo baranakora babakwiye no kujya babaha umwanya ariko nyine birihutirwa birabintu nyine reka twumve na Rivera abaye Marienne kuri iyo ngingo yagira inama umukobwa imeze gute cyane cyane izo ngizo zo mu cyumba cy'abashakanye iyo umukunda uzikora neza kandi ukazikora ubishaka rero nabaza nkamubaza niba amukunda nkuko yikunda ubwe ikindi nkamubaza avoka umufuka w'ikote none bajya ku meza akajya yikura mu mufuka akayisatura akajya jomba nyine mwifurusheti akarya sibyo n'igisate cyasigara akakishyira mu mufuka kandi banza roze arambwira ngo kantu uko kagiye gutuma agenda ndamubwira ntako kantu ajya abanza abitekerezeho neza abanza bitegure ntabwo kujya gushaka ari ibintu byo kwirukankirwa mwabakobwa mwe nagiyeyo mvayo none hamushaka kumbona mutazi ikintu cyankuyeyo narasenye ariko ujye ubanza utekereze ku bintu ugiye gukora utekereze n'ahantu ugiye umenye ngo ntabwo ari ahantu wari usanzwe uba reka dutangire tubasuhuza tunabahereza ikaze kuri Mama Sharirene Official ni shede nyine yivuga butumwa yatangije igenda ibiriho ibiganiro bitandukanye abatwe tukaza kumutera inkunga byo bita kumuremera ijwi rya Joel rikumvikana kuri shene yewe ubundi Mama Sharirene ntugire ngo samahirwe ubufite buriya akomeye cyane buriya ntabwo ari ibintu byoroshye kubona Joel uyoboka Mana TV yaje kuri Mama Sharirene Official nuko ni bya bindi bavuga ngo hari ukuntu Imana yakera ajya kubwira ngo izakwicazanya n'abakomeye igukorera ibintu by'ibitangaza bitunguranye ni bene ibyo amasezerano bagenda asohora ntugire ngo hari ubundi buryo azasohoramo reka rero tubahereze ikaze cyangwa uduhereze ikaze kuri Mama Sharirene Official twakire nyine tungende umutumirwa nka nge na Rivera nubwo mutanduzi bantu ariko ndo umutumirwa Mama Sharirene aradutumiye ndabakiriye ndakira Joel ndakira Rivera inshuti yanjye kuri Mama Sharirene Official ndakira n'abakunzi ba Mama Sharirene Official yego okay yes ni ikaze rero mwabyumvishe arantumiye ariko antumiye mu rwego rwo kuba umufatanya bikorwa mwiza wo kuyobora iki kiganiro agiye gukora ni ikiganiro kiraba kirimo ibintu byinshi bitandukanye bijyanye n'ibyo abantu bagenda bibaza kandi ndikuza mu kiganiro hari umuntu wambajije ngo ari Imana ngo ari na Dawidi ngari nibuye ngo wishe Goriyati ninde muri abo bantu ndavuga namuhaye nkati ibyo ngibyo rero ngende umunyamakuru sinya mbimenya ati cyo koze icyozi cyo nuko numva nyine ko iyo nkuru yabayeho Goriyati arapfa yari yarananiranye ati rero ndaza kukubariza abatumishi baze kunsobanurira arya buriya ninde wishe Goriyati Mama Sharirene ari Imana ari ibuye ari na Dawidi uko biri kose ari Dawidi ni igikoresho cy'Imana ari nibuye ni igikoresho cy'Imana bishatse kuvuga ngo ibuye ntiryakikoresha na Dawidi ntiyari kwikoresha ubwo rero wishe Goriyati ni Imana nase bishatse kuvuga yuko abantu bose babarasa cyangwa bashobora abahigi bose baba batumwe n'Imana abantu bose tubihorere wowe wambajije Dawidi kuko yaravuze ngo wanteye mu izina Dawidi ajya gutera iriya yavuze ngo Goriyati yamuteye mu izina ry'Imana ze n'uducumu ariko nge nguteye mu izina
ry'Uwiteka ni ukuri iyo usomye kiriya gitabo ukareba nuko byagenze iyo ataza kuvuga mu izina ry'Uwiteka ntiyari gupfa yari kumwicisha ikizi umuntu wamurushaga guteza ntabwo byari gukunda kuko bariya abantu uriya muntu Goliyati igihagararo cye usoma muri Bibiliya n'ubugari bwe n'icumu rye yatwazwaga n'abagabo ndakubwiye ngo iyamufata akamufata byari kuba ibindi ariko kuko yavuze ngo nguteye mu izina ry'Uwiteka Imana wasuzuguye Imana yahise izamwibuye yego Imana yagiye mwibuye kabisa Arive nawe ne kubyumva imperedira Arive mikoro numve ni kubyumva nawe niko mbyumva Imana niyo yagiye mwibuye Imana niyo yarimbuye Goliyati niyo yagiye mwibuye nyine yakoreye mwibuye Imana yakoreye mwibuye ryica Goliyati ubwo mbese ni Imana niba Imana oya no Imana niyo yishe Goliyati ikoresheje Dawidi Goliyati ni Dawidi ni Dawidi wamwishe ariko yarakoreshejwe n'Imana oya Dawidi yakoresheje ibuye ibintu bibiri ukavuga ngo ibuye na Dawidi ariko ushyize mu Imana Goliyati yishwe n'ibintu bitatu oya ubwo yishwe n'Imana na Dawidi n'ibuye yishwe n'Imana na Dawidi n'ibuye ibyo bibazo nibyo kwiyenza kabisa Imana niyo yishe Goliyati Imana ikoresheje Dawidi n'ibuye nyine ubwo nyine Goliyati yishwe n'ibintu bitatu yishwe n'Imana na Dawidi nibuye Jo kangusubize mu ijambo rimwe sibyo Goliyati yishwe n'Imana ikoresheje Dawidi nibuye murakoze cyane nyine nanjye nibyo mvuga nyine Goliyati yishwe n'Imana ikoresheje nyine numvishe kimwe cyishe Goliyati nibuye Imana niyo yishe Goliyati gutese gute ubundi ikibazo ufite hari uwo wenda guha igikombe hagati aho ni Dawidi wenda kugiha nibuye wenda guha igikombe ni Imana ko numva byaguteye ikibazo ubu ariko urumva ko ari ikibazo bamubariye umuntu wakintumye asubiza umuntu wantumye iki kibazo menya ngo Goliyati yishwe n'Imana na Dawidi nibuye niko bamama Sharirene bavuze yishwe n'Imana bavuze ko Goliyati yishwe n'Imana niko twavuze bitubeshyera yamuteye mu izina ry'Uwiteka kandi reka nkubwire impamvu mvuga ko atari Dawidi impamvu mvuga ko atari na nibuye ryamwishe reka nkubwire bakuru ba Dawidi bose bari bagiye kwihisha kubera ubwoba abantu bari barakoze igisirikare cyahariya kwa Nuza kwa Sawuli baragiye barihisha kubera ubwoba bwo kubona ubunini n'umutontomo we hanyuma Dawidi nawe confidence yahagurukanye ntabwo ari confidence zishingiye kuri ririya buye ahubwo hari ijambo yavuze njye niryo nshingiyeho nsubiza yaravuze ngo nguteye mu izina wanteranye icumu n'uducumu ariko nguteye mu izina ry'Uwiteka ngewe nshobije nkoresheje ijambo mpita mbona yuko ntago ari ibuye kuko iyo ari bibuye umva iyo ari bibuye hariya bari hari amabuye bari abagiye kwihisha bari kuyafata ahubwo hari ikindi kiri inyuma y'ibuye yabanje kwica mbere bari kuyakoresha kuko yari ahari ahubwo Goliyati yagiye yicira muri kiriya kibaya barayakoresha kuko amabuye yarahuzuye ubundi wazarifashe rimwe ntacyo reka tubifate gutyo ngo Goliyati yishwe n'Imana yamwishe ikoresheje Dawidi nibuye Dawidi nyine yishwe n'Imana Dawidi inyuze muri Dawidi nawe akoresheje ibuye ntabwo ari uko ngewe ariko nyine wowe ni oya nukuri nibyo niko bimeze ntacyo none se murabihakana ntacyo bitwaye ubundi Jo uri kutubaza cyangwa uri gusubiza ndi kubabaza nyine nuko muri none se nukuri ko formule ihari n'inyabutatu Imana yakoresheje Dawidi akoresha ibuye Goliyati arapfa sibyo se ariko kwatubwiye ngo niduhitemo kimwe n'ibuye ariko nibuye n'Imana yaritegetse kimwe ni oyima ibuye ni Imana yari kuki sitaritoye ngo iryiterere nyine ndumva muzanayirwanya mu minsi oya ntabwo ari ukuyirwanya nuko yabimenye gaturaho mudazi nyine mutangagera dore ikibazo ahantu kuki tabyifukoreye ubundi uza ahantu twari duturikije icyo kintu noneho rukambabwira icyo nashakaga kugeraho mu minsi yashize hari abantu duhetse kudiskita turavuga ngo nta kintu na kimwe Imana yakora idakoresheje umuntu
urumva umuntu cyangwa ibintu yego noneho abantu bamwe ati reka ntibishoboka urumva Imana yitirirwa ko ariyo yishe Goliyati ariko mu by'ukuri hagati aho ngaho mbere y'uko Goliyati apfa tubona Dawidi tukabona n'ibuye sibyo ni ukuvuga ngo Imana yakoresheje umuntu n'ikintu ibuye ni igikoresho Dawidi ni igikoresho cy'Imana Imana ikabyitirirwa ariko byakozwe n'abantu n'ibintu yakoresheje sibyo mama Charles ariko kuvuga ngo Imana kubyitirirwa urumva mutayipfobeje ubwo ni nkaho ubushatse kuvuga ngo yarabyitiriwe ariko ntabyo yakoze oya no ndavuze ngo ntabwo mvuze yanyuze mu muntu n'ibintu ariko iryo jambo uvuze ukuntu rikomeye banza wumve se yanyuze mu muntu n'ibintu yahanyuze none yego irakora yego nyine ikoresho kuko ifite n'ubushobozi nyine ikoresha abantu n'ibintu ikoresha n'ubishaka n'utabishaka nibyo ndi kuvuga nyine yakoresheje Dawidi ese ubwo baburanaga icyo ubundi ababuranye ababuranaga bo baravugaga ngo Imana ngo ishobora no bikorwa n'abantu bikitirirwayo hoya ikoresha Imana yigaragariza mu bantu urumva Imana yigaragariza mu bantu n'ibintu ikorera mu bantu no mu bintu yego cyo ni ibintu byumvikana hari ikintu Imana yari yagukora idakoresheje umuntu n'ibintu oya nta bantu ibyo birumvikana ikoresha abantu n'ibintu nta kintu Imana yagukorera y'ubwayo atari umuntu ubigizemo uruhare cyangwa ibintu kwa Mana ntabwo bishoboka reka nkubwire no Imana ikoresha ibintu n'abantu reka nkubwire Imana ijya kumpamagara no kungira uwo ndiwe hari ibintu yagiye inyuza hari ahantu yagiye inyuza ariko burya ni mu bantu iyo itanyuze mu bantu inyura mu bintu Imana iyo igiye kukuzamura ni abantu ikoresha iyo ivuze iti ndaje nkumanure ni abantu yego niyo ivuze ngo ndashaka kuzapfa iyo idakoresheje ibintu ikoresha abantu ni ukuvuga ngo mu muntu harimo imishinga y'iki y'Imana harimo imishinga y'Imana ibintu byose rero Imana ikora ni igenda inyura mu bantu Imana ishobora kuzashaka yuko umenya mu ntara umenya wenda urugero muri Butare uhamenya igahita iguhuza n'umunyabutare yego mbese ibintu byose abantu n'ibintu ni imishinga y'Imana kuko Imana ntago kibamba yakimanukira uko biri kose ngwize n'ubumana bwayihagarare oya yabimanuka iva hese kako nubu kituye hano ufite ibibazo ntago yakiyizira muri make n'ishusho yayo okay mwabyumvise arive nawe no kubyumva nta kintu Imana iragukorera nk'Imana y'ubwayo itanyuze mu muntu cyangwa ibintu yakinkoreye ejo igihe kisi yangirije umwijima ayubwayo utagiye kwa muganga ayubwayo niyo yankije utagiye kwa muganga ntabwo nakiriye kwa muganga byagenze gute yangirije mu rugo urumva rero ko none se ko wari kuvuga ngo hari igihe umuntu aba ataragira igihe umuntu aba ataratekereza neza ariko biterwa nyine ubu ngewe nimba mvuga ngo yarantabayica mu bantu nuko ariho yanyuze nimba uyu nguyu rero yariyizika mukoraho birumvikana hari ibintu ikora yiyiziye y'ubwayo igakoresha abamarayika bayo okay cyane nuko inakoresha n'abaganga nibyo mwabyumvishe rero ni mama Charlene na Rivera turimo tuganira twibutse ko turi kuri mama Charlene official ni chaîne ye ivuga butumwa ibiriho inyigisho zitandukanye yabiza nabonye yaratangije ibya gisirikari nka episode nyine umusirikari wa Kirisito nibyo yatangiye atubwira ngira ngo ageze kuri episode ya gatatu ni ya gatatu ni ya kabiri okay ni muri episode ya gatatu nigiri bujyeho mukanya uyu munsi ntarangiye ebyiri turakomeje rero n'ibindi byose ariko reka mbabaze mwababyeyi mwe ese mama Charlene ubaye marene w'umuntu se mama Charlene yabaye marene ni umuntu ufite uruhare rukomeye cyane mu kugira inama umukobwa agiye gushyingira mu mpamba utabura kumutekerera mu bintu utabura kumubwira ni ibiki utasiga ni ibiki wamubwira ati nyaboneka mu rugo ibi bintu uzabyitondere wamubwira ngo reka nkubwire rero impamba namuha ya mbere niyo kumuganiriza no kumuhugura no kumwigisha ikintu cya mbere namuganiriza urabona iyo umuntu agiye gushaka umugabo ari nk'umukobwa aba yumva ashatse igisubizo cy'ibibazo byose yego aba yumva ashatse umugabo azanyita sheri azampahira azangaburira mbese azajya anyicaza ku bibera ntamike azajya mpeka nuko aba yumva ari ibintu byiza gusa
kandi aba yumva ko ibintu byose ari umugabo uzagira gute kandi koko niko nyine biba bimeze niko aba yumva ariko ngewe numva nabanza nkamuganiriza ibintu byinshi ntaribona avugire hano byose mu bintu bya mbere namubwira yuko nubwo agiye gushaka yego atagomba kugirira icyizere cyose umugabo ngo yumve ko amahoro yose azaboneka mu rugo ari umugabo uzaba wayazanye harimo n'uruhare rwe nk'umugore kuyo agomba kuzana muri make hari igice cy'amahoro kizazanwa n'umugabo ariko hari n'ikindi gice cy'amahoro kizazanwa n'umugore icyo ni icyambere ikindi namubwira ngo ntazumve ko kuryama kwe kubyuka kwe guhumeka kwe ndatwite umugabo azarera abana ndatwite imyenda y'abana mbese ko hari uruhare rwe agiyeho mu rugo atuba ko ari umugore uzahahirwa mbese kandi binkubwira biba binanyuze kuko n'izi nama njya nzitanga ntagende yumva ko azajya ahumeka kubera we azajya arya kubera we hoya ahubwo yumve ko agiye gufatanya n'umugabo we kubaka ni ugufatanya ntazabimwegeke byose ngo yumve ko azajya arya ari uko umugabo yamusigiye rasiyo ahubwo nawe ubwe yumve ko ashobora n'iyo rasiyo uwo mugabo atashatse nawe ubwo ashobora kujya gute kuyishaka agenda atumva yuko agiye kugurirwa ibitenge n'umugabo yumve ko nawe ashobora kukigurira cyangwa akaba yagurira ipantaro umugabo muri bake numva namuhugura nkamubwira nti ntago ugiye mu byuzuye ahubwo ugiye kubyuzuza yego ni ibintu byinshi ubwo birimo ntago agiye mu byuzuye ahubwo hari ibyo agiye kuzuzaho ko byari bihari mbese agiye gufatanya n'umugabo we ntafate umugabo ngo amwikoreze ibintu byose hari inshingano z'umugabo hari n'iz'umugore ariko burya n'inshingano z'umugabo umugore ashobora kugira gute kuzuza nawe kugira ngo ibintu birusheho kuba byiza urugero hari igihe umugabo ni urugero hari igihe umugabo kugura igitenge ashaka kumva bitamurimo sibyo ntabe yakigura yikumva yuko rero kuba kitaguzwe umuriro ugomba kwaka nta mugabo nshatse hoya ushobora nawe kukigura ukaziba ukaziba nuko ziba icyuho ukaziba icyuho iyo ntonganya n'intambara igahagarara umugabo yampaye make yansigiye makeya kuri make yagusigiye ongeraho agize gute ongeraho ayandi ariko nturakare ngo bampaye makeya mbese ajya agenda azi ko hari ibyo agiye kuzuza atari ukuvuga ngo agiye mu byuzuye yego Yes, mwabyumvisha rero ni mama Sharene wabaye marene. No hari ibindi, hari ikindi gice wenda aba marene bakunda kutabwira abakobwa kandi nacyo numva yuko kigira uruhare rukomeye mu kubaka urugo. Ndavuga reka twinjire mu cyumba cy'abashakanye. Mu cyumba cy'abashakanye umukobwa yakwitwara mwate kugira ngo urugo rwe rube rwakomera. Okay, rero abantu bamenye urumva uraje ugarukiye muri salon ngo no mu gikoni ngo no mu isoko mu bitenge. Nanze nyine kubivuga abantu bamenyereye nabi. Bamenyereye nabi niko twigishijwe bazi ko kwigisha ibintu byo mu buriri no kuganduka ari byo kuri ya macano. Ariko bose bajye bareka imitwe jo we. None se abakristo bo ntibagira ibyo bagira. None se nyine ubukwe bw'abakirisitu nubwo abapagani ikibajyana bose si kimwe. Ni kimwe. Yego. Yego hano ndavuga norosaho kuko burya niyo ngiye kwigisha za nyigisho najyaga mbwira bakameramani nikuraho kamera yawe burya nta na bimwe nigeze mvuga bazanye ahubwo abantu baba bavuga nyine vuga ngo imbaraga zo gukora ka ninjoro habivuga gutyo kuko mbazi uko bateye ariko burya ibindi ntibabifata nakubwiraga kameramani kuraho nge hari ibintu ngiye kuvuga ntago bijya najyaga mbifa ariko suko ari bibi nge nshima nabashangazi rwose nge nshima abashangazi bigisha abantu ibintu byo bajye babi ariko se ko tubivuga bakarara babikora bazaretse no kubikora nimba bashaka ubunyanga mugayo nuko waruvuze harya gwikizije wese subirira
umva rwose kuko nuko utumvije kandi wari uri kubisobanura mbona ari no mumvuga ngo nzajya mbibabwira ngo ubaye marene ese wagenda ukavugira umukobwa ngo kugarukira muri saro ngo kugura ibigwi bitenge ngo mu gikoni mu cyumba cy'abashakanye ukahihorera ntabwo nahihorera ariko uri kunkabiriza wenda wagize isoni ari vera mu kanya isoni ze ziki nta soni z'umukecuru kandi ibyo mbigisha ni ukuri kuze nubwo bijijije ariko nyine ukuri kuze wiseka urambwiye ngo namugira iyihe nama wenda nko kuvuga ngo mu byo mu buriri rero zo ni ibintu birebire kubyigisha ni ibintu birebire ariko buriya bintu birakenewe cyane agomba no kugenda agenda ajya gushaka hazi yuko nyine biriya bintu nyine nabyo biba bikenewe birumvikana ariko uburyo ashaka kubivugamo ntabwo ndi bubivuge hano pe kuri kamera ariko njye turi babiri nta kamera indi imbere mba namubwira kabisa kuko hariya mu kazi kaba kamujyanye ariko jowe siko kazi ahitiraho tuvugisha ukuri si wahitira umugeni ubundi ko bajya kubipinga bakabijya ibintu birenze ko nabonye nta kandi kazi bakora niko baheraho ntago ndabona umugeni uhera mu gikoni sindabona umugeni ujya gukubura ntago ndabona uhita afura niko kambere binerekana ko ari nako ni uko bukwe burangira nijoro nyine reka da ariko biriya bintu ni n'amakosa ugasanga abantu bukwe buranarangiye bagiye kwitinzaho rwose abantu bajya bibwiriza ni nk'abantu bajya gusura abageni umugeni akoze bukwe kwa gatandatu ku cyumweru muzindukiyeyo mu gitondo baratonze umurongo apremidi ngabo ntibatuma baruhuka Tewe rwose sinzi nuko nyine byanarangiye ariko hari amakosa mbona barimo baranakora babakwiye no kujya babaha umwanya ariko nyine birihutirwa biriya bintu nyine reka twumve na Rivera abaye Marienne kuri iyo ngingo yagira inama umukobwa imeze gute ingingo yo mu cyumba cy'abashakanye ariko se mu cyumba cy'abashakanye ragahaberamo ibintu byinshi haraba ugomba kumubwira ko agomba gusasa ugomba ugira ngo se niho bimubwirira aba yaraje gusasa ari nimugoroba ahubwo arashasha umugeni agatwara urufunguzo sawa reka twumva Rivera ngewe kuri iyo ngingo y'abashakanye mu cyumba cyabo inama ya mbere nagira umukobwa waza wese kubimbaza nabanza kumubaza niba akunda umugabo we kuko yikunda ubwe kubera ko iyo ukunda umuntu inshingano zose urazuzuza hatavuyemo n'imwe cyane cyane izo ngizo zo mu cyumba cy'abashakanye iyo umukunda uzikora neza kandi ukazikora ubishaka rero nabanza nkamubaza niba amukunda nk'uko yikunda ubwe ikindi nkamubaza urugendo akoze asanga uriya muntu ariyemeje ese nagira ibintu amusangana bitajyanye n'uko abishaka azihangana ese masharire uretse kunseka nagira ibintu asangayo bitajyanye nuko yabishakaga ushobora kugenda ugasanga umugabo ntabwo yoga wowe ugakabira ku munsi cyangwa gatatu ugasanga ntabwo yoga washyira amazi muri sasheri wagiye koga ahubwo atereze ubundi wo muntu yoga buri munsi ukumva biranakubangamiye ese aho hantu uzayihanganira n'ibindi ngewe ikintu cya mbere nabanza kwigisha umukobwa wese waza kungisha inama atari nk'uko mubereye Marienne cyangwa ko mubereye Marienne nabanza nkamubaza urukundo ubundi akunda uwo mugabo asanze kuko igihe cyose azaba mufitiye urukundo azabasha kwihanganira ibintu byose ibyo yasanga bigenda n'ibyo yasanga bitagenda murakoze cyane nshaka kongeraho ikintu ushaka kongeraho mu kinyabupfura cyiza namubwira ko akazi ari akababiri atari ak'umuntu umwe si ak'umugabo gusa ntabwo ari ak'umugabo gusa ni akabangahe ni akababiri ubwo mbashatse kuvuga ngo ntazazane ibintu birebire byo gutesha umutwe nyine harimo ibintu bagore namwe bagabo ndetse bakobwa n'abasore mwenda gushaka kariya kazi ko mu buriri ngo ni akababiri niko mama Charles navuze ikindi kintu nakongeraho umukobwa wari wese ukurikirana iki kiganiro cyangwa umufiyemere ushaka kujya gushaka ajya abanza abitekerezeho neza
abanza bitegure ntabwo kujya gushaka ari ibintu byo kwirukankirwa mwa bakobwa mwe nagiyeyo mvayo none mushaka kumbona mutazi ikintu cyankuyeyo narasenye ariko ujye ubanza utekereze ku bintu ugiye gukora utekereze n'ahantu ugiye umenye ngo ntabwo ari ahantu wari usanzwe uba ahantu ugiye umenye ngo ntabwo ugiye kwicara ugiye kubaka byo kubaka iryo jambo niryo rikubiyemo ibintu byose gusiza gutera umusingi kuzamura gutera ibishahuro gushyira amatafari gusakara gushyiramo iparafu gushyiramo amadusha ibintu byose kubaka ugiye kubaka ntabwo uba ugiye kuryama ngo uruhuke njya gushaka ahantu nabaga bantumye kwikorera imyumbati ahantu njya kwikorera imyumbati byo hari kure haterera noneho tugeze ndavuga ngo ndikorera mike noneho nari naragize ikibazo cy'agatuza nari mfite ikibazo cy'agatuza ariko ntago babibonaga noneho nikorera imyumbati myinshi ngeze mu rugo ndarira noneho nyine ijambo rirancika ndavuga nti mana ntubukoko iyi tariki izagera ryari umuntu yaransubije arambwira ngo izagera ryari ugende ngo umuntu yiringira amahirwe mu buzima ngo amaherere akamurindira ngo bagendane iryo jambo ntabwo rijya rimvamo na n'ubu ngubu umuntu yiringira amahirwe mu buzima amaherere akamurindira ngo bagendane rero umuntu wese ugiye kujya gushaka yikwibwira ngo agiye kuryama yikwibwira ngo agiye kuruhuka yikwibwira ngo agiye kubaka agiye kubaka abantu tujya dusenga ukumva umuntu aravuze ngo mana ndashaka urugo ni mu nsengero Imana inyubakire sibyo Imana irakubakira ariko nawe ugiye ibikohereje kubaka rero umukobwa umusore muntu ugiye kujya gushaka urugo n'urw'abantu babiri ntabwo ari urw'umuntu umwe kandi imbere y'ibintu byose shaka umuntu ukunda utamukundiye iwabo avuka utamukundiye akazi akora utamukundiye amashuri yize shaka umuntu ukunda uri kwiyumvamo sibyo kuko umuntu ukunda uzabasha kumuha imbabazi uzabasha kumwihanganira uzabasha kubana nawe mu byiza no mu bibi akennye akize arwaye ari muzima mubyaye mutabyaye nta muntu n'umwe ufite gahunda yo kujya gushaka ntabwira ngo ujya gushaka ugireyo urebe ngo uzave kuvayo n'icyaha kuvayo ni ikosa kuvayo n'icyaha navuyeyo nta mahirwe yo kuvayo mbabarira ugenda uzi neza ko ugiye kugumayo ugiye kuhategurira ubuzima bwawe bwa nyuma busigaye kandi ugenda uzi ngo uzahihanganira wahagera ugasanga umugabo ari guhinduka igikoko mbere ya byose ubanza utekereze ko gira vuba nze nkubaza mbere ya byose ubanza utekereze ko mwasezeranye kuzatandukanwa n'urupfu cya Kristo agarutse rero nabi igikoko uzihangane kikurume kikubera urupfu sibyo mama Sharire nabi igikoko ugomba kwihangana kikakuruma nyine kikakubera urupfu kandi ikindi gituma umugabo ubona ko yakubereye igikoko cyangwa umugore nuko nta rukundo ruba ruhari urukundo ruba rwarangiye iyo udafite umuntu urukundo wowe utangira kubona yabaye inyamaswa mbega ntabwo utangira kumubonamo umuntu utangira kumubonamo ikintu igisimba igikoko cyangwa se ikindi kintu rero icyo nabwira abantu bajya kubaka yaba umukobwa yaba umusore ni uko agomba kubanza gushaka umuntu akunda abantu muri iki gihe bashaka abantu badakunda kubw'inyungu runaka nimureke izo nyungu mubanze muzirengagize umenye ngo ugiye kubaka wowe ubwawe uzaba inyungu ku mugabo wawe umugabo wawe nawe azaba inyungu kuri wowe bitari ibyo rero niho hava kwa gusenya ugasanga abantu baratandukanye murakoze hari ikintu wari uvuze ngo wiyemeze ngo ko wamusanga kose ngo niyo wasanga ngahinduka igikoko ese ushatse umugabo ugasanga ahinduka inzoka cyangwa ari umusatanike nyine wenda mwarashishakanye bitewe n'izindi mbaraga swati hari uko ashobora kujya mu bapfumu hari uko ashobora kugushikisha nyine biriya akoresheje imbaraga za sekibi hari bariya abahanuzi nabo basigaye bahuza abantu ugasanga umusore abonye umukobwa watuye umukobwa ugasenga atereka mukoreho mukutano y'abahanuzi ati nkorane n'uw'igicumbi nkorane n'uw'icyangugu n'uwa Kigali ngari n'uwa hehe ati twese tumuhurireho tumubwira ko uriya musore ari uwe ugasanga bashingiye abantu batari bakwiye gushyingiranwa kubera nta rukundo bafitanye none ngo usanze ngo ari umusatanike uhinduka inzoka nabwo wagumayo ntabwo uwo mukobwa basenga
umukobwa bakorera uwo mukutano w'abahanuzi kugeza igihe bimufasha agategura uko akarinda abugeramo akajya kuba muri urwo rugo ntabwo abasenga ntabwo abasenga kubera umuhungu ngo kuvuga ngo umukobwa arasenga ngo reka muteze abahanuzi ntabwo umuntu usenga Imana by'ukuri sibyo yajya kugwa muri uwo mwobo Imana itaramuburira Imana se wayisenga ukiriza umunsi wose uyisenga mu kuri no mu mwuka itaraguhereza umurongo w'ibintu biri imbere ngo ikubwire ngo umwana wanjye hita ikoresha ijambo ngo umwana wanjye bari kugutega umutego wigwa muri uriya mutego sibyo icyambere ntabwo uwo mukobwa basenga rero ikintu cyiza mbere yuko uzamugera ugasanga binzoka ahubwo banza usengera umuntu mugiye kubana umenye ngo umuntu tugiye kubana ni ugenda ufite amakuru sibyo naho kuzaza kutubwira ngo ari ngo nubwo ngo uvuga ngo divorce no gutsindwa k'umutima ngo gusenya ngo ni bibi ngo nageze nsanga hinduka inzoka menya neza niba atari inzoka mbere yuko ujyayo sibyo banza ubimenye mbere yuko ujyayo umenye ngo umuntu tugiye kubana ninde ese mana mpa makuru uyu muntu tugiye kubana niba ucishije nyine mu gusenga sibyo mpa makuru ko hari n'abantu badasenga hari abantu batamera ko Imana ivuga kandi bagashaka bakabyara bagasazira no muri izo ngo barahari reka noneho nemere yuko adasenga nk'uko bivuga ntabwo asenga agezeyo asanze ahinduka inzoka wenda umukobwa umugore aje gukizwa nyuma wenda sibyo arukijijwe ari muri urwo rugo ariko umugabo akaba ahinduka inzoka nyine cyangwa ari umusatanike gutyo yagumamo umugore wakijijwe agafatwa n'ukuboko kw'Imana agafatwa n'imbaraga z'agakiza wa mugabo uhinduka inzoka yamusengera agahinduka umuntu yamusengera akaba umuntu abyanze byanze gute se nyine adahindutse nyine ntabwo wabusengeraga nta kinanira imbaraga z'amasengesho niki se kinanira amasengesho none se abagore bose basenye tuvuga yuko byatewe nuko badasenga oya reka nkubwize ukuri John narababwiye ngo gusenya ni kandi mujye mubyemera hari uruhare rwo kuba bamaze gutakaza umuntu mu mutima wawe John nakwanze ntabwo naza hano ngo nzembe nkwicaye imbere gutya sibyo wampamagara Alivere ngo ino tubonane nkakubwira ntabwo mboneka ngiye kwirebera mu mashini cyangwa mfite izindi gahunda urumva rero iyo bamaze kwanga umuntu uramuhunga nawe akaguhunga urumva aba yamwanze rero ntabwo wavuga ngo byanze byakwanga gute wowe ukijwe muri urwo rugo ubonye imbaraga zo gukizwa ugize Imana iguhaye umugisha iragufashe sibyo ikwita iragufashe iyo Imana igufashe gufatana n'ibyawe byose ubwo noneho ushatse usanze ahinduka inzoka wagumana n'inzoka erega reka nkubwire Jo ubundi uburyo ahinduka mu inzoka nge ntabwo ndi kubwumva neza sibyo umuntu aza akakubwira ngo umuntu ngahinduka inzoka ubundi aza gusobanurira neza uburyo ahinduka mu inzoka hari ukubona nk'inzoka bitewe n'ibyo agukorera yego nibyo nkubwira yego guhinduka inzoka mvuga ubundi ashobora kuba atari inzoka yigiye ikururinde ariko umuntu akagukora ibikorwa nk'iby'inyamaswa nk'iby'ubuzima burya rero ujya kubona burya ujya kubona ko aguhindukiye inzoka icyambere no kuba utakimukunda iyo wamaze kwanga umuntu umubonamo ibintu bibi byinshi reka numvira mama Sharene wenda icyo yongeraho ikintu ushaka kuvuga simpe wenda nibyo byo guhinduka inzoka oya ashobora no guhindukayo afite n'izindi mbaraga birumvikana ariko hari ibintu nge ntajya nemera ubundi izi mbaraga twirirwa tuvuga ngo Imana irakora Imana iratabara Imana irarenze abaye inzoka sibyo ashobora no kuba inzoka akabayo kubw'ubushobozi bwa shitani kimwe nuko ashobora no kuba inzoka mu bikorwa bye bibi hari ikintu ndi gutegura cyitwa gupfusha amahirwe ya kabiri sibyo gupfusha amahirwe ya kabiri ushobora kubura amahirwe yuko washatse uri umukirisitu ukararuza ibyo ubonye yaba ari umugabo cyangwa umugore ukatwara ibyo ubonye nka wa mugani ugasanga ko arakijijwe ariko abanye n'uwo muntu mubi hari abantu babi mureke mbabwire mujya murira hanze aha hari abantu babi bakorana na shitani bagira ibikorwa n'ubu barahari njya mbabona abantu bangisha inama akakubwira ibintu umusatsi ukakuvaho akavuga ngo uyu muntu afite nta murizo afite nta mahembe nta bwoya ugasanga bafite ikarita n'ijiri ry'ububi icyo gihe rero iyo utakaje amahirwe reka mvuge yuko wanibeshye ukagenda udasenze reka mvuge yuko wanaje uri umupagani ukubitana n'ubuzima bw'urwo rugo yaba uri umugabo cyangwa yaba uri umugore witakaza andi mahirwe hari amahirwe mu buzima nimba ugize ibyago byo kubana n'umuntu mubi ni mubi byarangiye witakaza andi mahirwe yo kujya gushaka mubi ahubwo senga ucebure uhabwe umuyoboro n'Imana uzahabwe umugabo mwiza noneho muzima oya no ntabwo Imana ari ukuyobora reka nkubwire none tugiye kuvuga yuko nta bantu Imana iyobora gushaka bwa kabiri reka nze nyine mbikubwire Jo uzi ko mbazi
reka mbigusobanurire ikintu cyose cyakanzurwa n'Imana yo mu ijuru nta muhanuzi watubuye nta marangamutima yanjye nta nama z'abantu kikanzurwa n'Imana. Imana ishobora gukora icyo twita ikosa. Nimvuga ko ari ikosa ntabwo Imana ikosa icyo twita nk'ikosa, ariko kuko ari Imana ikazamenya uburyo izagitwaramo kigatungana. Ntabwo wemera yuko hari umuntu ushobora kwemererwa n'Imana gushaka umugabo wa kabiri uwa mbere akiriho? Ntabwo byemera ko Imana ishobora kubikora. Nicyo nshaka kugusobanurira. Nabyemera sibyo, ariko reka nkubwire n'ubu hari ibintu Imana itubwira kunyuramo n'ubuzima itubwira kubamo bugacumuza abantu sibyo, kandi tuba twaranavuganye n'iki n'Imana, ariko ikintu Imana yipangiye ubwacyo ikagikora nk'Imana nta kibazo, kuko niyo hajemo ingaruka irirwanira irabyizirengera intambara Imana ifitemo inyungu. Ariko nimba umuntu abuze amahirwe yo gushaka neza agahura n'ibyago byo kubana n'umuntu mubi, yikongera andi mahirwe yo kwiyobora. Ese niwe yobora ngo washatse umuntu wihindura inzoka, noneho wakiyobora ugashaka undi ugasanga arihindura, noneho harari kuzimu, noneho akihindura umuserebanye cyarimwe akihindura n'igikeri sibyo, ubwo noneho uzashaka undi wa gatatu. Ahubwo muri bya byago muri amahirwe watakaje ramira ya kabiri uyoborwe n'Imana. Nushaka umugabo wa mbere akakunanira ugakubitaho uwa kabiri, reka mbyemere uwa kabiri bikagucanga, uzagerekaho uwa gatatu uzaba warutanze, noneho nugerekaho uwa kabiri akakunanira uzakora ikintu gikomeye cyo kuryumaho, akunige uryumeho, uzangera se kuvuga iki kandi ari uwa kabiri, kuko uwa gatatu ho ni danje guhagarara imbere y'abantu ngo ubabwe ngo ngiye gushaka n'uwa gatatu. Ahubwo nutakaza amahirwe ya mbere, icara witonde uyoborwe n'Imana. Kandi ikimana izanzura ntabwo Imana erega yanzura kuvuga ngo urashaka uwa kabiri hakundi ku kibirukira kuwa kabiri. Imana ntifite ubushobozi bwo guhindura n'uwa mbere, ifite ubushobozi bwo guhindura n'umwe wa mbere, cyangwa se ukanigumana. Undi ko abantu bari gutinya kwigumana, ko hahirwa bapfa bapfiriye mu mwami, hahirwa bapfa bapfiriye mu bagabo no mu bagore. Ubundi ko abantu banga kwigumana, kandi ko nabonye Imana ijya ibyanzura, nabonye abantu Imana yabyanzuriye barigumana barinda bapfa. Undi kuki bari gutinya kwigumana? Kandi ko nabyo Imana ntireba ubuto. Mubona nk'ubu nkanjye ishobora kubyanzura n'imyaka yanjye itaragera muri 40 mambasharire nungana gutya, ikabyanzura iti mbiteyeho kashe nta wundi n'urugero ntanze yabyanzuye. Kandi ibizi impamvu nimba rero umuntu abuze amahirwe y'umugabo wa mbere, nabanze yicara arambye yikiyobora ngo umugabo ngo umubiri uratutegeka ngo twambaye umubiri. Ntiduteze kwambara icyuma, ntiduteze kwambara n'igiti, yego dutegereze ubundi bushake bwa kabiri. Imana nivuga iti nubwo agihari ngo ushakiye undi, ubundi se babikora ari Imana yabivuze. Ikosa abantu bari gukora nukongera kwica andi mahirwe bari basigaranye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nicyo gituma umugabo cyangwa umugore wazasiga se na nyina akabana n'umugore we cyangwa n'umugabo we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Gusiga niki? Uko gusiga se na nyina baba bavuze ku mukobwa cyangwa ku musore. Ubundi gusiga niki? Umukobwa azasiga, iyo bavuze ngo gusiga bishatse kuvuga iki? Gusiga ababyeyi be agasiga akagenda. Ni ukuvuga ngo nshobora kugisobanura mu bintu byinshi. Nicyo gituma azasiga. Bishatse kuvuga ngo ari ikindi kintu kirenze papa, kirenze mama. Ndabasize baze gusiga mama wawe na papa wawe n'amasambu y'wanyu, wenda n'ifiriti yabo baryaga ukajya kurya imvange, n'inyama zabo zikaranze baryaga ukajya kurya indagara ugasiga. Nuko hari ikindi kiri busimbure ibyo byose kiza. Bari bahaye agaciro urugo, kandi bari baruhaye agaciro bavuga yuko nyine bari mbese ikintu nshaka gusobanura aho ni nkaho bari urugo bari barugize ikintu cyihutirwa cyangwa cy'ingenzi mu buzima. Buriya si y'umuntu ashatse ntasige hari ingaruka mbi bigira. Reka mbaza Rivera, mbere yuko nsubiza reka Rivera banza nsubize. Iyo umuntu ashatse ntasige hari ingaruka mbi bigira? Subize wese yansubiza abadukurikiye. Subiza abadukurikiye.
byo umuntu wese utarasize se na nyina ngo ajye kubana n'uwo bashakanye akaramata usibye no kuba bikora nk'ikosa nawe ubwo yibuza amahoro n'umunezero n'Imana izamuhana kuko ibyo ni itegeko ry'Imana birumvikana ni itegeko ry'Imana sibyo abakobwa benshi ntabwo bajya bava iwabo ngo basige iwabo ubundi ababyeyi beza baravuga ngo tugiye kubakira abana yaza gutumira akavuga ngo umwana wacu agiye kubaka ntabwo ahantu agiye kubaka ntabwo bagiye kubaka aho ngaho abagiye kubaka urugo rwiwe noneho rero ariko akenshi biba ku bagabo reka bari bumvuga burya abagore benshi bakunda gusiga ariko abagabo ntabwo mujya musiga reka mvuge mwebwe ku bagabo ukasanga umugabo avuye iwabo yubatse urugo rwiwe ariko n'ubundi ntabwo asize iwabo ikintu cyose agiye gukora mu rugo rwawe kugira ngo akiganireho n'umugore amugisha inama ariwe bajya inama akajya kukigisha inama iwabo yafungura konte ugasanga yishyizeho abavukanyi biwe mama we cyangwa papa wiwe kandi yagiye kubaka urugo rwiwe banatumira abantu rwose baravuze ngo tugiye kubakira umwana sibyo rero ugasanga ntabwo yasize iwabo ngo nawe ajya kuba umugabo mu rugo rwiwe ugasanga aracyari iwabo umutima we adacyashinze imizi iwabo mu rugo sibyo none ugasanga nta nibyo bigenda binaniza abagore benshi ugasanga nabo bagiye bacika intege ugasanga batangiye gutakaza rwa rukundo za nshingano zo kuganduka ugasanga ziri kugenda ziba nkeya bitewe n'ibyo ari kubona umugabo aramuhisha amabanga aramuhisha ibintu byose ntamugisha inama ajya kuzigisha bene nyina akazigisha ababyeyi biwe sibyo ugasanga aricyo kintu ntabwo ari cyiza nicyo kiri kuzana iki n'amakimbirane mu rugo abagabo ntabwo bakunda gusiga ariko abagabo badukurikiye ngiye ntibanyumve nabi bajye biga ikintu cyo gusiga sibyo umugabo yimubwiye ngo kuki utasize ibingi barakubwira wanze bashiki banjye utangiye kunyangira umuryango utangiye kunyangira famiye ariko akirengagiza ko agomba gusiga akaza mu kubaka umuryango wanyu ntabwo mvuze ngo abagomba kubasiga burundu ngo areke kubita abagomba kubita akamenya ko barwaye akamenya n'ibyo badafite abasumbishije akabibafasha sibyo hako ntabwo bivuga nk'inshingano z'urugo rwajye kuzikura mu rugo iwabo bagabo rero mwabasuye ngo mushaka gushaka ni musige mujye kubaka ingo zanyu kuko ibyo ntibigira uruhare runini mu gusenya ingo sibyo ntabwo umugabo mwashakana ngo mube mukora ariko hari n'abagore nabo badasiga ugasanga umugore nyine ikintu cyose arabanza kugisha inama nyina ni bakeya ubundi ni barahari ariko kuko uba wa mukobwa we nawe uba waravuye iwanyu gusiga mama sharire uyu mukobwa nawe wowe uba waravuye iwanyu ugiye kubaka sibyo rirerire ubundi umugabo wawe mugiye kubana ni ukuri niwe nshuti magara n'anyamabanga yose rwo ubwira abagore ubwira bakuru bawe ubundi banzu yaganiriza umugabo ubanza umwimba bari uyabwira akugira inama nawe mugabo bya bintu ujya kubwira mama wawe ujya kubwira abantu banzu ubwira umugore wawe akugira inama mubanze mwiyumvanemo mbere kujya gushaka izindi nshuti hanze zaba iz'umuryango wawe zaba izindi mugendana banzu ugira umuntu mwashakanye inshuti aba ari wongorera amabanga yawe kuko nta nawe yakubikira ko nta muntu burya wapfa kuvuga umugabo we bumvikana nta n'uwapfa kuvuga umugore wiwe rero abantu nibagerageze banasige kuko kudasiga kwabo ngo bagire ibyo basiga bajye kubaka ingo zabo nicyo kiri kurimbura ingo muri iyi minsi kikazisenya murakoze ikindi shaka kongeraho ku kintu bita gusiga urumva nimba bibiri ivuga ngo azasiga se asiga na nyina ni no gusiga imico ni no gusiga utugeso hari utugeso tutakugiraho ingaruka kuko uba ukiri umusore uri wenyine ariko hari utugeso wajyana mu rugo yego abantu ni ugusiga mu buryo bwose umugabo agasigana twa dukumi yego agasigana twa dukumi agasigana b'abagore agasigana kwa kwikunda wabonye aho umuntu w'umugabo ashobora gutinyuka akajya nko muri ntuzi akajya nko muri resitora cyangwa akajya ahantu heza agatinyuka kurya inkoko abana be ntayaheruka kubagurira uri kumva hari utuntu abantu bakwiye gusiga kuko burya ibintu bisenya ni ibintu byinshi nta n'umuntu wabirondora ngo abirangize agasiga nimba uri umukobwa siga ba basore mwateretanaga bamwe bakuguriraga amavuta nimba uba ushatse ntayari bukugurira urikoca abantu bajye basiga utugeso basiga imico yabo basiga utuntu badusige bo kutwinjirana mu ngo zabo ibyo gusiga rero ni byinshi yego n'imyitwarire
unyibukije akantu hari umuntu uherutse hari umuntu uherutse kundirira arambwira ati ngiye gusenya ati narakubonye kuri YouTube uvuga ku biganiro byo gusenya ariko ngiye gusenya ndananiwe pe ntabwo asije gusenya kubera iki arambwira ati akantu nabonye ku mugabo wanjye kananiye kukakira akantu ni gatoya ariko arambwira ati umva ntabwo ari kanini ariko niko konyine karusenye ampa byose ankorera byose ariko kararusenye se ako kantu ni kantu ati umugabo wanjye buri gihe atashya atahana avoka mu mufuka avoka mu mufuka w'ikote noneho bajya ku meza akajya yikura mu mufuka akayisatura akajya ajomba nyine mw'ifurusheti akarya sibyo n'igisate cyasigara akakishyira mu mufuka kandi banza roze arambwira ako kantu niko kagiye gutuma agenda ndamubwira ntako kantu nise wamusengera ako kantu kagashira arambwira tumva narasenze n'umusozi wose nze njyewe nicyo cyifuzo njyana ubu ni icyifuzo yampaye ndi gusengera ahubwo nawe umfashe avoka mw'ikoti hanyuma ibyo byamukura mu rugo mwamuvuze ku tugeso nyine tw'abasore batajya basiga ako kageso ubwo ntiyakavanye mu rugo kandi babyaye rimwe uravoka koko kwayi banza roze araroza ari oya babyaye rimwe mwamuvuze ku tugeso bavana mu rugo bakanga kudusigayo sibyo ako ni akageso yazanye nyine urumva karamunaniye kandi n'abantu biyubashye bariyubashye ariko umva karamuzonze yarambwiye ati aka kantu nigatuma nzavayo noneho n'abashyitsi iyo bahari nta bitinyi avoka yiwe biri hano avoka yiwe biri mu mufuka n'abashyitsi bahari avoka yiwe ihari ese yajya yigura umugore akayitegura ku meza avoka araroze jo yarakambwiye oya mwe mwicyoroshya yarambwiye ngo mpa buri kimwe yamuguriye n'imodoka agendamo ikibazo ni icy'avoka none se wenda okay harimo amarenga yobora abiri nabwiye umudamu nose iyo ugiye guhaha ujya ugura avoka ukazitegura namwe ati ni ukuri njya nzitegura ariko ntiyabura kuyitahana buri gihe yego namubwiye ntuzasenge nta kundi se urumva uwo muntu wamwumva nk'umuntu uriho mu buzima bw'ubukene none ni n'abakire oya ntago bakire umugore yase umugore imodoka bameze neza ariko ubundi kuntu ngewe nabibonye ntabwo ari imyuka mibi ahubwo mwari muvuze ku tugeso abantu batajya basiga bari bafite bakadukomezanya ngewe nabonye ako kantu ari akageso ni akageso ko gashobora kuba muri famiye iwabo ni akageso ko gashobora kuba muri famiye y'umuhungu buri wese yarajyaga nk'isahani ye urumva bafite kuntu bari babayoboka akageso karanze kumushiramo none icyo nibaza ariko wenda urumva ni ishyano uwo mugore cyangwa yagushije ni ishyano yagushije ariko se nabwo kuba umugabo acyura avoka mu mufuka biratuma senyuru ava mu asenye we uburyo yabimbwiraga sibyo yarambwiraga ati noneho abashuti banjye baza kunsura tugategura ameza nta kibazo nyamara ni ikibazo mamashare ntubyoroshye no kuri mani mamashare wibyoroshye nta kabazo abashuti banjye bacika iwanjye abashuti banjye batuma senya aho kugira ngo senye kuko umugabo wanjye afite ako karwara nareba ukuntu nazajya mbakira cyangwa bagacika iwanjye ariko birakomeye ariko uzi kuba wicaranye n'abandi bakitsi ukajya kubona umugabo azamuye uruvoka mu mufuka banza wumve se wenda urumva arasatuye urusate rundi akubise mu mufuka akinara Yesu aho kugira ngo senye umugabo ugurira imodoka abashuti banjye nabapangira uko nzajya mbategurira kubera indwara y'umugabo wanjye tajya shese kabisa yaba ari umugore yajya shenye hari abantu bazi ako tuvugisha ukuri ako kantu katumusenya ariko kukitaka numva ko koroshye karakomeye ariko ubwo ukabibita umugabo agera avoka mu mamashare mbwiza ukuri abantu inshuti kugira ngo senye wenda umugore akora ahantu wenda umugore akora ahantu wenda abantu bakorana baje kumusura bakajya ko n'umugabo we azambuye uruvoka mu mufuka ngo ni akantu uwo muntu ntabwo ari akageso ni umudayimoni wigize ashwi yigenda uzamubwira ahubwo umugore niba ari umunyamasengesho mamasha umva arive uwo mugore niba ari umunyamasengesho se akaba akijijwe neza nabaza Imana impamvu umugabo utaguha urushyi nta akaguha ahubwo namwe abahaye icyifuzo mu musengero tumusengere bivuze mwamuvuze kutugesa abantu batajya basiga
ako kageso urumva uwo mugabo yanze kugasiga ntazasenya ariko ntabwo azasenya umugabo guhahira akakugurira imodoka ngo voka mu mufuka none se si ikintu gikomeye mu rugo ahubwo ariko ko byoroshye ariko urumva bidateye kubyo wabaho ukagira abantu byiteka n'abategura si umukire n'abashakira indi saro ngewe nabitekenika abashyitsi bakaza ariko umugabo wa none se ntabwo wamubajije yamubajije ikibimutera ariko bitewe no mvuze akantu gato ntabwo ndi kuvuga detaye zose imbere ya kamera na urugero nari mwamuvuze kutugesa abantu batajya badasiga akabice nta nubwo ari n'umudayimoni ahubwo nakageso yazanye nakageso yakuranye ingesi irakura nakageso yakuranye rero agiye no gushaka ntabwo yabashije kugasiga umugore wo kwihangana afite kwihangana kandi twaramenyanye nyine ntabwo yasenya twaramenyanye ntabwo bishoboka turamufasha ntabwo ashobora gusenya ariko urumva umugabo yazanye akageso kamugora uzi kuba waravutse ahantu wararezwe neza ukajya gushaka bakaguhanura wajya kubona ukabona umutwara kuyavoka mu mufuka icyo kintu uracyumva wowe imbere y'abashyitsi abakobwa mwiganya abantu mukorana bene nyoko baje abavandimwe bawe bahari ukabona umuntu avanye avoka mu mufuka arasatuye igisate kinakashyira mu mufuka akagisamo kurinda irangiye abantu bafite ibibazo byinshi bitandukanye twari turi ku kantu ko kuvuga ngo gusiga abantu nibasige sibyo abantu nibasiga ibintu byose bajye komera abantu benshi muragana ngo ngende gutinya divorce ziriho muri iyi minsi ariko akabanza kwirengagiza sibyo ukavuga ati witinya divorce n'abari kuzikora ahubwo wowe ubaka ibyawe bizabe byiza reka mbabaza akabazo kanyuma wenda tuze tunagana ku musozo kuko igihe cyo cyanagiye harya buriya isezerano ubundi iyo umuntu ajya gushaka agira amasezerano 3 yego hari isezerano umusore agirana n'umukobwa bari babiri nta wundi muntu uhari bakavuga ati nukuri ndagukunda rwose kandi numva nanzuye nge nawe ko tuzabana kandi nukuri sinzaguhemukira mbese bakagira amasezerano iryo ni rimwe hakaba ari n'isezerano abantu bakorera mu murenge imbere bamafashe ku ibendera ry'igihugu ati nemeye ko byose birije naryo ni isezerano hari n'andi masezerano bagirira imbere y'Imana urumva nyine pasiteri akabahesha umugisha sibyo ayo ni amasezerano 3 buriya nuko byagenda kose ntimuze kunsubiza ngo yose anganya ububasha irikomeye muri ariya niriye ngewe uko mbyumva ari amasezerano 3 impamvu ananabaho ariko nayo ni umugambi w'Imana burya ni umugambi w'Imana burya ari amasezerano yanabaye kugira ngo ubundi ubanze unanatekereze isezerano rya rya mbere bagirana ari babiri ubundi isezerano ry'urukundo nirwo rukundo ujya wumva rugenda rukura niryo oya ntago ari ryo rikomeye rura sezerano nirwo rukundo rwa babiri wa munsi baganira ngo tugiye gutanga urumva bafata umunsi bakaganira ubwabo ari babiri bakavuga ngo ndakwishimira uranyishimira tuzabana karamata tuzatandukanwe n'urupfu cyangwa Kristo Yesu agarutse ibintu baba bari kubwira nibyo ntabwo bajya bivuga ari babiri ahubwo ati nkubuze sinabaho nkubuze napfa ati sheri ni wewe wa mbere umuhungu nawe ati mva tuzabyara abana banaba umuhungu ati sheri ati nuko bimeze ati ngiye burya ndagukunda narakwihebeye ahubwo ikimenyimenyi tugiye kubitangariza abantu bo ku isi yose ababyeyi imiryango ahubwo ubukwe tubushyire ryari bari babiri kujya uri kunyuranye na mucyamo nsubiza irikomeye ni irihe muri ayo ngenda gusubiza kugiye kuyavugaho yose ikibazo nunyura kure urabanza nkomve mvanemo urumva ibibazo nshaka kubabaza uri kutubaza reka tugusubize sibyo urumva none iyo bamaze kubisezerana gutya ari babiri ni ukuri baba bakundanye wa munsi burya hagize n'ukora kuri umwe wareba intambara iba bakagenda no bagenda bakajya kubibwira ababyeyi bagatangira kujya kumwerekana mu miryango n'uyu nguyu tugiye kubana n'uyu tuzasezerana n'uyu tugiye gushyingirwa n'uyu tugiye kubakana ibyo bikava urumva urwo rugendo rwose ni igihe Imana iba yatanze byo gutegura umuntu no gutekereza ku byagiye gukora n'ubwo abantu bajya babyirengagiza bwacye bakajya mu murenge rero asezerano ryo mu murenge burya n'ubunyangamugayo sibyo n'ubunyangamugayo ukavuga ngo reka ndike kujya kubana n'umuntu wenda urugero mu bintu bidasobanutse sosiyete itareba leta itazi ni ibintu burya by'ubunyangamugayo mukabana mu bintu bisobanutse leta ibizi abantu bose babizi ni ibintu byiza biguhesha n'agaciro ariko ririya sezerano jo uriya mwenda bagupfuka uriya mwenda wera uzamenye ikintu ushatse kuvuga kariya kantu bagupfuka mu maso bakakazana bakakamanura bakagupfa ntihagire undi muntu ukubona kugira ngo umugabo waze kuza kugutwikurura bantu mudukurikiye mujye mugatekereza wowe
mujye mugatekerezaho nyine irikomeye ndi kugusubiza reka nsubize winsubiriza ariko ndi kugusubiza sibyo kari akantu mujye mugatekerezaho uzarebe uburyo aza kugufata n'uburyo mugenda mwitonzi ubwitonzi mugendana biriya bintu nabyo bifite ikindi kintu bisobanura sibyo kuza kugusohora mu nzu bitonze abantu bose bambaye imyenda itariho ibizinga nta muntu wambaye umwenda wanduye mujye mwitonda biriya mujye mubikurikirana hari ikintu bishatse kuvuga umuntu wese wica ubukwe akicarira isezerano ry'ubukwe ntabwo azajya mu ijuru ntabwo azigera ajya mu ijuru iryo gushyingirwa se imbere y'abapasiteri jo waretse tukagusubiza oya nyine muri kunsubiza ndi kubyumva reka tugusubize sibyo urabona ukuntu umukwe aza kugufata urumva abantu bose bambaye imyenda myiza abana bambaye imishyashya baguze uwo munsi batari bambaraho n'umunsi warimwe bakagutwara buhoro buhoro mu modoka nziza nshyashya bogeje badekoye umuntu wese agukora umuntu wese gukora azanye icyubahiro bakugeza mu rusengero bateguye n'amatapi yo gukandagiraho pasiteri akaza ku muryango w'urusengero na Bibiliya atuje yitonze akagushorera bakakujyana imbere bakakwicaza ku mwanya wawe wenyine mama shari bakakuvugira ari amagambo akurereza irandahiro bantu mwikwirengagiza biriya bintu nikwirengagiza ririya joro rito ririya niryo joro rya mbere ririya sezerano ukamanika akaboko uvuga ngo njyewe Arivera ndarahira ko tuzatandukanywa n'urupfu cyangwa Kristo agarutse tubwiye tutabyaye dukennye cyangwa dukize nta kintu kimwe kizantandukanya nawe hashira iminsi 3 ugatangira kwirengagiza bya bintu wavugiye imbere y'imbaga nyamwinshi aheraho Imana mu nzu y'Imana ugatangira kubivurunga jo rirasezerano niryo rikomeye rirasezerano niryo ryemewe ryo mu rusengero iryo mu rusengero riruta iry'umukobwa n'umusore rikaruta iryo mu murenge kuri Arivera reka twumve mama Sharirene ibyo Arivera avuga nibyo nawe niryo rikomeye wenda mbere yuko ukomeza ibindi ubwo siryo okay sawa wenda ndashaka kuvuga ngo niryo ariko ndashaka kuvuga kwanza isezerano si isezerano wavuze ngo irikomeye none se nka abo yahereyeho uwo musore n'inkumi wiyanyita sinzaguhemukira nta wundi wambera mama w'abana nta wundi uzambera papa w'abana nukuri bakabirahira ati nukuri na ya magambo yabo nge numva aribyo rikomeye hanyuma ejo bundi akabafasha undi mukobwa akabafasha undi musore tuvugishije ukuri ibyo bintu byo muzi ko bidahabwa agaciro bihabwa agaciro ahubwo ni nabyo rikomeye aho umva rero aho nabikuye ibi bintu ngiye kubabwira ntago ari ibintu ntago ari analize yanjye ku giti cyanjye rimwe umuntu yarambwiye ngo we mama Sharirene kuko nta masezerano ufitanye n'umugabo wemerewe gushaka undi sibyo ari muri leta ntimwasezeranye ari mu rusengero ntimwasezeranye Imana iranganiriza yego nta wangiriye iyo nama irambwira ngo simfe n'amasezerano yo muri leta simfe no mu rusengero hamwe basezerana imbere y'Imana ngo n'amasezerano y'abantu babiri urumva amasezerano y'abantu babiri basezeranye nta wundi muntu uhari hakagira uhemukira undi hagati aho Imana nayo ngo yaha agaciro iyo uyishe Imana igufashe nk'uwica iki isezerano si ngombwa ngo urahiye mu rukiko abayobozi ba leta bareba ngo urahiye mu rusengero ariko nayo masezerano naho abasore n'inkumi naho haba amasezerano Imana igikurikirana umuntu mbere yuko asohora ijambo ngo ndagukunda kandi umukobwa iyo umubwiye ngo uzambera mama w'abana yitoza ukuntu azaba umugore kumwicira amahirwe umukuzaho ukerekanwa n'undi amarira ye dore ni ya myaka bajyana mu ngo zabo yego wa mukobwa wa muhungu wanjye nawe wamaze kwishyiramo ko azaba papa w'abana bawe agahita yitwara nk'umugabo akanabitegura muri ku meza uri kumutamika mwageze na hahandi ejo bundi akabona wagiye uri kumwe n'undi mugabo ni ya myaka y'ubuhemu binabaye ngombwa ko batandukana hagiye habaho gusabana imbabazi bababarirane kubw'indahiro kuko nabonye ikintu kiryana mu buzima no kubeshya umuntu ko uzamugira umugore cyangwa ukabeshya umuntu ko azakubera umugore cyangwa ukamenya ko biraryana amarira y'abakobwa bashaka abagabo n'amarira y'abasore bashaka abantu bihemukirana kuko benshi bajya no kubaka ingo bafite iyo mivumo
yes ndumva mama Sharire kandi n'ibyo Rivera yavuze sava nabyo nibyo nyine buri wese afite uko abyumva ngiye isezerano ngiye mbona rinakomeye ahubwo niryo ry'umusore n'umukobwa ariko Joe kandi kantu mbabarira gato rirasezerano rya babiri burya rirakura rikaba rivuyemo kura n'ugukura ni nk'isezerano ryabo rya babiri nubundi niryo rya mbere niryo fondema y'ibyandi yose rero sibyo Rive ni baba bari kugenda bazamuka mu ntera no mu ntera ariko hari niho rihera yes mwabyumvishe rero uyu ni mama Sharirene na Rivera twarimo tuganira kuri mama Sharirene official ni shene ye yivuga butumwe biriho inyigisho zitandukanye n'ibiganiro nk'ibi ngibi ngira ngo niki kiganiro wagikurikira rwose yaba ari uwubatse yaba ari urubyiruko yakuramo inama nyinshi yakuramo impanuro nyinshi yakuramo n'ibintu byinshi cyane tuzajya tugenda tubagarukana tukora no ku bindi bitandukanye ngira ngo niki giki ntabwo kirangiye kuko twavuze ku bintu byo byingo tuvuga gutandukana tuvuga bino bavuga ngo amahirwe yo kongera gushaka uwa mbere akiriho no kuramira amahirwe ya kabiri byose ni ibintu tuzajya tugenda tudevelopa tubikora neza cyane reka rero tubashimire cyane kuba mwatuganirije nyine nanjye Imana impumugisha kuba naje nyine kubana nawe mu kiganiro ubundi hari umuntu atubwiye ngo nuzajya ukora ikintu cyiza ukabona umuntu wagikoreye ari kwizubaza kugusabira umugisha ujye wisabira yego Imana iguha umugisha Jo Imana iguha umugisha cyane Imana uguhe rwose kandi ntabwo ari imikino na Rivera Imana imuha umugisha n'amama Sharirene nawe uguhereza n'abadukurikiranye na Gilbert wadukameye Imana imuha umugisha cyane okay reka tugane ku musozo rero mwakoze cyane yego murakoze nawe ushaka nimero za mama Sharirene ajya kuri shene ye nyine ziba ziriho aho hasi ushaka iza Rivera zaka mama Sharirene cyangwa Rivera akazivugira nona muhe mikrofone mbere yuko nzivuga abantu bafitanye amakimbirane mu ngo n'ukuri bagerageze bayakureho uri kuyateza agerageze yisubireho abantu bajya gushaka babitekerezeho neza babisengere sibyo murakoze cyane asante nimero yanjye ni 0788 75 0535 0788 75 Yesu abaho umugisha inimero yanjye njewe iba iri kuyoboka Mana TV aho ngaho muri description hariya ubwo nyine no kugira ngo abantu ba mama Sharire nabo bigarurire bajye kuyoboka Mana basubscribing banagira ndumva ntawe nta sharufite nta shitani pazo